n'icyo nshoboye, njyewe n'icyo nshaka. Hari igihe umuntu aba atazi icyo ashaka, atazi n'uwo ari we. Icyo kukibwira umuntu ntabwo byakumvikana keretse umusobanuriye. Ugiye mu mujyi urashaka zahabu, hari ahantu yize, hari tesite, kuko ushaka zahabu hari ikizami. Inzira urimo ugendamo bazajugunyamo ibiceri, bashyiremo inoti, bashyiremo bya bindi byose, amatelefone, bya bindi byose dukenera. Ariko kuko uzi icyo ushaka kiri aho ugiye kandi uhazi neza, uhizeye. Shalom shalom, nongeye kubasuhuza bana b'Imana aho muri hose. Turabaha intashyo kuva muri The Kingdom Vibe. Amazina yanjye ni Francis Zahabu nk'ibisanzwe. Ndabizi hari hashize iminsi tudakorana, ariko ni hahandi iyo Imana yemeye niyo iduha icyo tuzavayibingaho. Rero ndagira ngo nkwakire ntatinze kandi nguhe ikaze. Ndabizi Imana igidutegurira neza. Nk'uko mubibona, murabona iruhande rwanjye hari mushiki wanjye wemeye kubana natwe, ariko ntago namubabwira, arahari. Ndagira ngo musabe abasuhuze, anabibwire muri The Kingdom Vibe. Ibindi Imana iraduhana umugisha. Murakoze cyane, murakoze kunyakira muri iki kiganiro cyanyu, kandi ndanezerewe. Natinze rero, amazina yanjye nitwa Claudette Uwanyirigira. Ndi umubyeyi, mfite umwana, mfite umugabo. Urumva ko ndi umuryango. Ndi umuvugabutumwa, nsengera kuri Bethesda Holy Church. Ni urusengero ruri hariya mu Gakinjiro ka Gisozi. Murakoze cyane. Bethesda Holy Church. Aho ngaho nanjye navuga ni mu rugo. Imana iguhe umugisha. Claudette rero ndashima Imana yaduhuje. Claudette ndashima Imana yuko Imana yacu twizera ari imwe. Imana itanga iyerekwa kandi ikadukoresha, ikaba ari nayo yemera yuko uyu munsi tuba turi kuvuga iby'ubwami bw'Imana n'umunezero wabyo cyane. Turakwakira rero kuvayibinga. Murakoze cyane, murakoze kunyakira muri iki kiganiro. Nanezerewe cyane, byandenze. Mbifata nk'ubuntu bw'Imana. Ntabwo ari ibintu bisanzwe mu bantu bose b'abavugabutumwa, mu nshuti zawe. Mpaye agaciro umwanya mwampaye n'icyizere mwangiriye, kandi nzi ko turi bubane neza. Imana irabigenza neza kuko niyo yaduhamagaye. Njya nemera iyo turi kuvuga Imana, nkakunda kuno uyihamya ushize amanga. Buri gihe nanjye buriya iyo ndi kuvuga Imana hari ukuntu ntago biva ahantu gusa, ahubwo biba biri kuva ahantu iyo nibutse imirimo Imana y'ibyo yakoze mu buzima bwanjye. Niyo mbonye rero umuntu ari kuyivuga, nawe ati buriya hari impamvu ituma ayivuga, hari impamvu ituma ayihamya. Buriya rero niyo mpamvu nanjye nishimiye kuba navuga ati reka tuzavuga Imana. Kandi nanjye ndagushima ko wemeye kuza muri The Kingdom Vibe. Ntabwo ari buri umwe wese utwemerera. Claudette rero, bwa mbere ukinyemerera nahise ngira ihishurirwa, ndavuga ati nzemera nkubaze. Numva nshaka hano muri The Kingdom Vibe dukunda kuganira ku bintu bijyanye n'impamvu Imana yaturemye, kugira ngo tubashe guhishurirwa abo turi bo, kugira ngo tubashe guhishurirwa imihamagaro yacu mu kuremwa kwacu kw'Imana. Niyo mpamvu rero navuze nti reka nkwakira, ariko nkubaze ikibazo, wenda wagira urumuri udusangiza, uduha urwo rumuri. Rero numva nshaka kukubaza, kuba uwuriwe, ese kuba njyewe, kubera iki njyewe, kubera iki naba njyewe? Sinzi niba ubyumva. Niba ubyumva neza nakishimira kukubaza, ese ni gute umuntu ashobora kuba uwo ari we? Murakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza. Kuba nakigusubiza
ndakigusubiza cyangwa se n'abazadukurikira bafite igitekerezo Eh. bazabigiraho ariko uko mbyumva kandi numva umwuka w'Imana yanyobora kuba njyewe ni ijambo rigaragaza kuba wowe uwo uriwe yego wowe wa nyawe mbese wowe n'indoto zawe hari igihe akenshi umuntu ashobora kwitakaza bitewe n'ubuzima yaturutsemo cyangwa se yavukiyemo aho yakuriye iri kwaka itara ntacyo reka aho yagiye aba ugasanga umuntu agiye yitakaza wari uvuze ukuntu gutangira nushaka kongere utangire okay ni ukuvuga ngo kuba njyewe ni ukuba uwo ndiwe njyewe Claudette utarimo Chantal utarimo Anko utarimo Masenge donc kuba njyewe nyine njyewe n'indoto zanjye njyewe n'icyo nshoboye njyewe n'icyo nshaka hari igihe umuntu aba hatazi icyo ashaka atazi n'uwo ari we icyo kukibwira umuntu ntabwo byakumvikana keretse umusobanuriye hari igihe akenshi abantu baba bazi ko ibyo barimo ari ukuri ariko uko ugenda muri sosiyete hari igihe sosiyete igutwaraho umwimerere nawe ukagira ibyo ufata ikakugiraho ubutware reka tugaruke nko ku rubyiruko hari igihe umuntu yisanga ari kuri puresha afite igitutu hari igitutu kimuriho noneho kwa kundi urebye icyo ushaka ugasanga icyo ushaka kirenze ubushobozi ufite wabyumvise n'imibereho ubayemo kwemera rero uwo uriwe ni ukwemera icyo ushaka igihe waba utagifite ukemera imbaraga zo muri wowe uburyo wakigeraho biturutse muri wowe bidaturutse kuri puresha y'abantu bari ku ruhande rwawe y'ibihe biguhata wabyumvise ndakubyumva cyane rero icyo gihe kwemera uwo uriwe ni igihe ushobora gukenera ikintu nta wundi muntu urebeye ukumva icyo kintu uragikeneye ariko ukumva kugira ngo ukigire biri buve muri wowe nanone urakoze watuma nibaza kuko werekanye yuko ibyo bintu buri muntu uba wageze ku rwego rw'ubasha kubibona sibyo rwo kubona yuko hari ikintu ukeneye kandi nanone n'ubwo ugikeneye ntabwo ugifite bitewe na situwasiyo y'ubuzima urimo no kuvuga ngo hari n'igihe iyo situwasiyo ubwo buzima urimo n'abo uri kumwe nabo n'iki bagusunikira gutuma waca mu nzira cyangwa bakagushyiraho igitutu cyatuma ubigeraho mu gihe mu buryo butemewe siko bimeze noneho nakibaza nti noneho iyo uriya uranavuze ngo uwo mwana cyangwa umuntu amaje guhishurirwa yuko imbaraga zizamukura hahandi zimurimo ese yava hahandi ari yagera ahandi gute reka tuvuge nko mu ruhande rw'urubyiruko nk'ubu dufite abana baba barangije segonderi mu buzima busanzwe aba bana barangije segonderi nibo abantu bakoresha social media cyane noneho ugasanga ibintu bareba birabakurura kugira ibyo bifuza badafitiye ubushobozi noneho social media ni imwe mu bintu bishobora gushyiraho igitutu umuntu akivamo agafata undi muntu akambara undi muntu yesi uyu mwana warebye ko hari inkweto yasohotse warebye ko hari isaha nziza warebye ko hari telefone nziza yasohotse kubera ko ari mu isi ishyira ibintu ahagaragara kandi binezeza amarangamutima y'umuntu n'inziza umuntu n'umubiri bivuze ngo uyu muntu ashobora kuzagira amarangamutima ashaka iki kintu kandi adafite ubushobozi bwo kukigeraho ariko iyo azi intego azi icyo ashaka azi uwo ari we aravuga iki kintu nzakigeraho ari njye ubigizemo uruhare
agatangira guturisha ubushake bwo kugikenera ahubwo akongera imbaraga zo kugishaka. noneho reka uhise utuma ndyoherwa. Urabyibuka ko turi muri the kingdom vibe? Yego. None se mukozi w'Imana nka evangeliste, reka bino bintu tubihuze n'umugambi w'Imana kuri buzima bw'uriya muntu wese. Ntekereza ko hari icyita rusange kuri twese, hari ikintu Imana cyangwa ubuhanuzi Imana yavuze ku mwana w'umuntu uwo ari we wese byatuma wa mwana w'umuntu ahishurirwa imbaraga zimurimo, zahera ahandi yakambara, zatuma agira ubutwari kuri bya bindi byose nabyo biri kumuha ya pressure wavugaga. Yego. Ese ni nk'uruhe rugero waduha rwatuma tubyumva, yaba ari icyanditswe muri Bible cyangwa se yaba ari urugero rw'umuntu runaka cyangwa ubuhamya wumva rwadufasha nko muri iki kiganiro? Okay. Muri Bibiliya ubundi ni igitabo kirimo ubuzima umuntu akenera, ubuzima ubwo ari bwo bwose, ari ku ruhande rw'ubuyobozi, ari ku ruhande rwa bizinesi, ari ku ruhande rw'urubyiruko, ari ku ruhande rwo gufata ibyemezo. Ariko cyane cyane haba harimo abantu reka twivugire urubyiruko, kuko impamvu tuvuga urubyiruko, iyo umuntu apfuye mu bitekerezo akatakaza intego cyangwa se indoto ari urubyiruko, yongera kuzongera kurota bigoranye, keretse muri ya mahirwe ya kabiri tutazi igihe azira. Amahirwe ya kabiri rero ntabwo ariyo dutegererezamo. Iyo tugize amahirwe tubona ubwo buzima ku cyiciro cyacu mu gihe cyacu, tukemera tugakomeza indoto zacu. Reka tuvuge Bibiliya igenda igaragazamo abasore batatu, harimo Saduraka, Meshake na Abedenego. Burya bari bane na Daniyeli yari kumwe nabo. Iyo bavuga ngo hari abashyizwe mu muriro kubera banze kunamira ikigirwamana Nebukadinezari yashyize mu kibaya cya Dura, burya na Daniyeli yari ahari, yari uwa kane. We yari ari mu buyobozi, ariko abiyumvisemo umuhamagaro w'uko Imana yabo ari Imana atari igishushanyo ni batatu. Ariko aho Daniyeli yari ari ntawamubonye, nawe iyo bamubona bari kumuzana. Rero bariya basore ntabwo ari uko babonaga yuko umuriro utacanwa, muri bo bari bifitemo ubudasa, bari biyizi. Akenshi abantu bapfukamiye kiriya kigirwamana cyari igihugu cyose. Rimwe na rimwe uzabonaho abantu benshi bagiye, umuntu udafite intego muri we, utazi icyo ashoboye, utazi icyo ashaka, utazi uwo ari we, arakopera, aravuga ngo ubwo batanu bagiye nkaba nsigaye ndi njyenyine, nta cyizere ashobora kwigirira. Ariko iyo wifitiye icyizere uguma kuri cya kintu cyawe, ukavuga indoto zanjye nizi, icyo nshoboye ni iki. Kuba abantu bose bashoye bakajya gucuruza amakara, nubwo harimo amafaranga abantu bose bacana bagira imbabura, ariko njye sinabishobora. Ntarebe umubare w'abagiye gucuruza amakara ko hariho ari kuva amafaranga menshi, ahubwo agatangira kwishakamo icyo ashoboye. Icyo ushoboye rero nicyo kiguha gufata umwanzuro w'icyo wakora, kandi umwanzuro ufashe ni ugusingiriza icyo ushaka. nuko ngo bari abasore bari bazi abo bari bo, bamenya abo bari bo, abariho bahagarara, abariho bahagarara. Mu yandi magambo bari bazi Imana yabo, Imana yabo bari bayizi, bari bayisobanukiwe. Kubabwira ngo kiriya gishushanyo nubwo cyiswe Imana, kikaba gikozwe mu ifeza, mu izahabu, ntabwo ari Imana. Bituma bafata umwanzuro muri bo, bavuga oya, Imana yacu. Baranababwira ngo itanura yenyegejwe karindwi, nimutubarara ngo muramye iki gishushanyo turabashyira mu itanura. Kuko bari bazi abo bari bo, ntabwo bigeze bakopera umubare w'abaturage benshi bunamye ngo bubararire kiriya gishushanyo. Bagumye bahagaze ari batatu. Urimo kubyumva? Rero iyo uzi wowe wanyawe, nta pressure ugira y'abantu bagiye ari benshi, nubwo icyo bagiyemo kigaragara ko ari cyiza.
urakomeza ukamenya icyo ushaka. Abanyarwanda baravuze yego ngo umuntu uzi icyo ashaka ngo ntago atoragura icyo abonye. Ushobora kuba wiruka ushaka zahabu, hano ni kwa zahabu sibyo? Wiruka ushaka zahabu cyangwa kuba nka zahabu, kuba ushaka zahabu, kuko barabanga iyo uzi icyo ushaka ntutoragura icyo ubonye. Noneho tuvuga urugero, uvuye hano ugiye mu mujyi urashaka zahabu, hari ahantu yize, hari tesite, kuko ushaka zahabu hari ikizami, inzira urimo ugendamo bazajugunyamo ibiceri bashyiremo inoti yego bashyiremo bya bindi byose, amatelefone, bya bindi byose dukenera. Ariko kuko uzi icyo ushaka icyo ushaka kiri aho ugiye kandi uhazi neza uhize, ibiceri uzabirenga, inoti uzirenge, na bya bindi byose baguteza ubirenge, ugenda ugere hahandi usiganirwa kugera. Niyo mpamvu iyo turi mu bwami bw'Imana, Bibiliya iravuga ngo ndasiganwa kugira ngo singire icyo Kristo yamfatiye. Akaba ariyo mpamvu rimwe na rimwe usanga umukristo yaribagiwe ko ari umukristo, akaba ari umukristo ku izina, ndi umukristo ndasenga, ariko ugasanga ibintu akora ntaho bitandukaniye n'umuntu ashobora kujya kubwiriza ubutumwa. n'iby'abapagani. Kuba njyewe rero wa nyawe ni ukumenya njyewe uwo ndiwe, icyo nshoboye, indoto zanjye, kandi nkagerageza kubikurikirana. Hari mama Bishop niwe uherutse kutwigisha ngo ni ukuba uwo uriwe, kumenya uwo uriwe muri Kristo Yesu. Uramutse umenya uwo uriwe nkawe, sibyo? Hari igihe umenya waguma uri wa undi nyine w'iyi karagita isanzwe, ariko umenya icy'ingenzi si ukumenya uwo uriwe muri wenda nko ku bantu bahindutse, abantu bizeye, ukamenya uwo uriwe mu Mana, uwo wavutse ubwa kabiri, ubushobozi bwawe n'imbibi zawe. Aho niho najya nkusabe rero mu mwana rero aba ameze gute. Ndahamya neza ko iyi topic tuzakomeza no kuyivuga, kuko byose bifitanye isano na papasi. Nzakomeza nkubaza rwose uko Imana izagushoboza. Ni ukuvuga ngo ari ku ruhande rwo kuba uwo ndiwe mu bumana. Ubundi umuntu wese wavutse waje hano ku isi hari icyo avuze mu mugambi w'Imana. Donc hari umugambi w'Imana umubaho. Nubwo waba warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, nubwo waba utaramwakira, hari icyatumye uza hano ku isi. Imana ikumere umugisha. Tutarafata umwanzuro rero ubwo gufunga, ariko najya nkusabe uwo muntu uti buri muntu hari uwo ari we, sibyo? Nawe uri uwo uri we, uri umuvugabutumwa bwiza bw'Imana. Ese wareba uriya muntu ukamufesinga ukamubwira uti akira ubutumwa bwawe, ni ukuri waba uri we biciye muri iyi nzira, ukanaba abana babwira ati njyewe nabaye uwo ndi wenda bigenze gutya, mu magambo make dufata nk'umwanzuro, ariko kugira ngo muhishurire. Ese mwe wabaye uwo uri we, uri kugerageza kuba uwo uri we? Buriya rero tugenda dusatira abo turi bo kugeza rero. Ese ni inzira uri gucamo uyu munsi? Ese uriya muntu uramuha ubuhe butumwa uyu munsi wa none? Ikintu nabwira umuntu uwo ari we wese ukurikiye iki kiganiro, gerageza uba uwo uri we, kuko muri wowe ubona si wowe gusa, hari ibyo ukeneye kandi bigomba kuva muri wowe kugira ngo bizaze bisa neza, ubikwiriye, ubiryoherwe, ubinezererwe. Irinde puresha, igitutu cy'abantu bakubwira ngo bigeze aha, kora ibi, genza gutya, nibwo bizabanza umenye muri wowe n'icyo ushoboye gukora, n'icyo ushaka. Ese urashaka kuba nde? Wo muri wowe pana wa runaka. Uriya muntu wigereranyaho nawe ni wewe. Rero hari icyo Imana yakuremeye, Imana yakuzanye ku isi, nk'uko Bibiliya iravuga ngo turi ingingo zigererana ngo muri Kristo Yesu. Buriya ngo abantu ni nk'umubiri, uko ugutwi kutabwira ijisho ngo ntacyo umaze,
ijisho ntiribwire umunwa ngo ntacyo umaze. Buri rugingo rugakora mu mwanya wacyo, nta na kimwe kibyiganye n'ikindi cyangwa se ngo cyigane ikindi. Nawe uri umwihariko, ufite ubudasa, ufite agaciro kawe, ufite icyo ushoboye. Kuba udashoboye kwiruka intambwe ibirometero 30 undi abishoboye, yes, genda ibirometero 2 nibwo bizatanga umusaruro n'umumaro wawe ugaragare. Ntago abantu bose baremewe kubaka etaje, cyangwa hari n'abaremewe kuyubakisha, hari n'abaremewe kuba mu bukode kandi bakubaka etaje. Turi ingingo zigirirana, dufite umwihariko wacu. Ndakwinginze, ubuzima bw'urugendo bwo kuba uwo uriwe ntabwo ari ubuzima butoya, ni intambwe ku ntambwe. Urabona kanze nk'urugero, twese turya umuceri. Buriya agaceri kamwe, kariya kantu kamwe k'agatete ntacyo kamaze. Iyo tubaye twinshi nibwo bigaragara ko umuceri umuntu awukeneye. Rero ndakwinginze, umumaro wawe ni uko wigaragaza nkawe wenyine, wowe utarimo mama, utarimo papa. Ishakemo wowe wa nyawe, utarimo wa muntu wakopeye, utarimo wa muhanzi ukurikira. Wowe wa nyawe ufite umwihariko. Mana yanjye, ubuse nabikubwira gute? Ndakwinginze, tuzakomeza tubiganireho, ariko ntabwo wangendana. Hari ikintu ushaka noneho, urumva ugiye inama nziza, ngiye inama nziza noneho, mbega ingero ni ukuri Imana iguha umugisha. Ahubwo numvaga nsaba kukubaza nanone, uyu muntu aramutse atabaye uwo ari we, ni izihe ngaruka azahura nawe? Cyane. Ni ukuvuga ngo iyo witakaje habaho ikintu cyitwa kwicuza. Ugaruka inyuma gushaka wowe wa nyawe, ugasanga uwo wakurikiye ntabwo uzi irengero rye. Nimba tuvuga bakisubiranamo muri wowe, umuntu kanze nk'urugero, ntago nzi ubuzima bw'abarasta, ariko ubona iyo turi gufata umwanzuro, ubona ko iyo umuntu atangira, akenshi tuzinga abarasta niba abandi bashyiraho dread, ariko rimwe na rimwe abenshi muri bo hari igihe tubona bose basoreje muri dread, mu rumogi, ukibaza menta wabo ni umusinzi. Bivuze iki? Atangira ashaka gusa n'uyu, yagera hariya agasanga ubuzima bw'uriya ntazi aho bwakomereje, noneho agahita ahagarika, kandi aracyafite urugendo rwo gukomeza. Bivuze ngo rero iyo witakaje, iyo utiyizi, ugafata indi sura, uba mu buzima bwo kwicuza. Rero ndakwinginze inshuti yanjye, menya uwo uriwe kandi bizakugirira umumaro. Nibyo byiza cyane. Uwo mumaro uri kuvuga bizamugirira umumaro, mubwire basi umwe mu mimaro azagirirwa namenye uwo ari we. Icya mbere ni uko uzagera ku ndoto zawe, kandi iyo wageze ku ndoto zawe urishima, ubuzima uba urimo burakunezeza, kubera ko nta wundi muntu ubuza kugusoromaho ibintu bye. Nta n'ahandi hantu uba usevinga muri wowe. Ibintu byawe byiza ubishyira muri wowe, iby'igiciro biba biri muri wowe. Mbese uryoherwa n'ubuzima, ukabaho ubuzima bufite intego kandi butagize uwo bubangamira. Ariko nk'abana b'Imana, nk'abantu bari kurwanira kuba abana b'Imana nyakuri, niyo ntego ya kino kiganiro The Kingdom Vibe. Reka tubishyireho ubuzima kugira ngo umuntu ashobore kuba yavuga ati ndashaka kuba, nibura ndumva ntewe ishema no kuba ndi mwene data cyangwa uri ari mushiki wanjye muri Yesu Kristo. Ese ni izihe mbuto zatuma umuntu aba uwo ari we? Rwose turi gusoza, umubwira muri Yesu Kristo rero ukuntu biba bimeze. Kwakira Yesu Kristo ukaba muri Yesu, nta kindi Yesu yadusigiye. Yaravuze ngo amahoro yanjye ndayabahaye. Iyo uri uwo uriwe noneho bikaba byiza warakiriye Yesu, uba ufite amahoro, ugahesha n'abandi amahoro. Nta muntu ubangamira, n'ukubangamiye uba wumva wamubwira ngo ibyo bintu si byo, ahubwo umuha amahoro. Rero ni amahoro
kuba muri Yesu ni amahoro, nta rwaserera uba ufite, nta puresha uba ufite. Ikindi noneho iyo uri muri Yesu hari n'ubundi bwenge ugira. Ibi byanze ukabyereka Yesu, hari amakuru afatika akahita ukavuga. Kubera iki uyu munsi abantu batakiryoherwa cyane no kuba uri muri Yesu? Urumva uyu munsi bamata wowe uri muri babandi, uri muri babandi, ko iki abantu batakiryoherwa, ahubwo nkumva ntashaka kuba umwe mu bari muri Yesu. Turasa ku ntego umunota umwe dufite ikibazo. Tanga message uvuga ati tubigenze gute, tuvibinge mu bwami, eka dutange message. Wabona ino message ari ugiye kongera gusubizamo imbaraga itorero. Impamvu abantu benshi ubona batakiryoherwa ibintu byo mu rusengero, ibintu by'Imana, nuko abantu bari mu rusengero ntago bajya bisobanukirwa, ntago bajya bamenya abari bo. Akenshi usanga umuntu ari umukristo ariko akita, agatakaza indangagaciro, imbuto ukazishaka ukazibura. Ni byiza ko uri umukristo ukagaragaza imbuto za gikristo kugira ngo n'abantu bari hanze bazajye bakureba, bagusoromeho ubuzima, bagusoromeho ayo mahoro Kristo yatanze. Uzi kuba warakiriye amahoro ariko ntuyatange, uba umeze nk'igisambo agasigara, cyangwa se uba umeze nk'umuntu utazi icyo ufite. Uzi kuba ufite amafaranga ukaburara utegereje ko bahaha bakakugaburira. Rero dufite Kristo, Kristo yaduhaye amahoro. Gerageza ube mu buzima bwa Kristo kuko uri umukristo. Imana ibaha umugisha. Nukuri nituguhamagara n'ubutaha turi kumwe, nta kibazo, turi kumwe, tuzakomeza tuvibinga. Yego, nakazoza bene data nyango murabyumvishe. Nge yari Francis Zahabu muri The Kingdom Vibe, kandi nizere ko ijambo ryose ry'ukuri iyo rigeze mu mutima w'umuntu hari urumuri risigamo, uhishurirwe ibindi. Icyo wumva ijwi riri kukubwira ry'Imana uhita ushyira mu bikorwa. Reka duhembure, reka tuvibinge. Claudette, Karame, Imana ibahe umugisha. murakoze cyane. Murakoze kuza muri The Kingdom Vibe. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha cyane.